nta muntu ushobora kukubwira inkuru ye nk'ukuri 100%. Sibyo? Yakabije yakubwira nka 80%. Kandi ikintu kirege gikomeye uko 20% atakubwire niyo iri mu kuri. Ni nayo iri ifite imbaraga cyane. Sibyo? Niyo mpamvu rero ntago iyo ngiye kugira inama, nshobora kugira inama kubw'ibyo wambwiye. Ariko bya bindi utambwiye niho harimo inama. Niho harimo ikintu gikomeye nari no gushingiraho nkugira inama. Imwe nayo mukibwira ko ngushutse. Ariko nago ngushutse nkuhaye inama ijyanye n'ibyo wambwiye. Sibyo? Nk'abantu bo mu ngo umuntu ashobora kuganeza nyamara ari kuzenguruka. Ari kuzenguruka ikibazo. Ari kugica inyuma akizenguruka. Wo kamuha inama zishingiye kuri cya kindi ari kukubwira. Ariko ukibagirwa ko aho ari kuzenguruka icyo ari guhisha cyatari kukubwira. Nicyo kirimo ikibazo. Kandi icyo ngicyo ni wowe ukizi. Ni nawe ubitekereje neza, wibwiye neza, utarebye uyu munsi kandi udashingiye ku marangamutima. Ni wowe wabona igisubizo. Wihangayika, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka nabahanga pe. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara. Najya ntekereza ko narozwe, nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira. Ubu nanjye ndi umubyeyi. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuzi. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, igifu, kubyimba, prostate, umutwe, imitsi ndetse n'izindi. Namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR kabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane. Nizere ko Ingabire Pascaline uduha inkuru yawe. Pasi ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Nishimiye biriseriye kuba nicaranye nawe uduha ikiganiro. Thank you so much. Mbere y'igihe. Sasa rero tukuzi mu filime atandukanye, benshi barakuzi muri filime zica kuri Mascom cyangwa izace kuri YouTube n'ahandi hatandukanye. Wagurishije nawe ku masidi? Oya. Oya. Ntabwo wagurishije ku masidi? Oya. Okay, wowe watangiye mu gihe cyiza cyane. Ariko natangiye gukina bikiri ku masidi. Ariko ntabwo njye nigeze ngurishirizaho ngo nkore filime yanjye ngurishirize ku masidi. Yego. Ni iz'abandi. Yego, nakinaga nyine bisanzwe nk'umukinnyi bakazigurisha ku masidi. Yego. Ariko umenya ubereye kamera byatari. Kubera? Birashoboka. Niyo wabimbwiraho. Uko ndi kukubona. Simbizi birashoboka. Nese n'igihe wambere ukubwiye? Simbizi, ariko nk'umuntu ukorera imbere ya kamera birashoboka. Birashoboka cyane. Pasi, deka ku muntu utakuzi, ukuzi kuri kamera, akuzi kuri ekara ye, muri salo, arakureba, kuri telefone arakureba. Deka mvuge nti Pascaline cyangwa Pasi, mvuze nti ni muntu ki? Ni ikibazo kiri vague, kinini cyane. Wavukiye hehe? Ukurira hehe? Ubuzima bwo mu bwana bwari bumeze gute? Ku bantu bifuza rero gutuma ibintu bitandukanye, wenda nk'umwambaro mwiza, amamashine n'ibindi bikomeye cyane ushobora gutekereza watuma hanze y'u Rwanda bikomeye cyane, cyane cyane uri nka kampani yifuza gutumiza ibintu bikomeye, ari umuntu wifuza gutuma ibintu byinshi cyane, tuma iguriro birakunda hagati y'imisi 7 na 14 ibintu biba bikugeza uko ubitumye bingana kose. Hamagara kuri 781 81 61 80. Wavukiye hehe? Ukurira hehe? Ubuzima bwo mu bwana bwari bumeze gute? Okay. Amazina yanjye ni Ingabire Pascaline, abantu barayazi. Navukiye inaha i Kigali, i Kanombe. Nkurira igikondo kuko twimukiye igikondo ndi umwana mutoya w'imyaka nk'itatu cyangwa 2. Yego. Kugera n'isaha niho mu rugo bagituye. Navuga ngo ndi umwana wa kabiri mu bana 9. Ubwana bwanjye rero ahanini mpafite kuko ntabwo nari umwana ukubagana cyane, nari umwana ucecetse cyane, ariko ukubagana mu buryo bucecetse. Navuga ngo uzi ubwenge se, sinzi ukuntu nabyita. Wa mwana ukora ikintu akaba yakibonye akagifata.
ndabyibuka amatelefone atangira kuza papa yatunze telefone akantu yakoraga ubwo nyine ejo hashiduka ndi kugakora ku buryo byatumye ngewe ndi mu bana nakoze mu rugo niyo nari kubona 90 biragoye ko nabari ku felicitation nyine papa yaravugaga ati wowe n'ijana ushatse waribona kaza ubwenge nyine wa muntu ukura nyine bazi ko nyine uzi ubwenge nyine ntago nari ncecetse cyane ariko ikintu umuntu akoze nkaba nagiteye imboni nakibonye nkaba nakongera nkagikora sebura muganga bwanjye byaturukaga ku kizi ntago mbizi ntago namenya ngo simbizi ya mama ni character ya papa urase ndumva nta n'ufite simbizi ndumva nta n'umwe ufite iyo character ndumva ntawe nyizi ni ibintu umwana yigirira gusa kuko n'ubu ni isaha kereka ikintu gisaba kujya mu ishuri kwiga ariko ikintu ndebye umuntu ari kugikora nyine nkabona ko ni ikintu akoresha intoki ze akagikora akakirangiza ndi kukireba gutya nta bundi buhanga nta bundi bwenge nta yindi mibare yashyizemo ndagikora n'icyo kumbura mu bwana bwawe hari umuntu witwa Fireman yigeze kuririmba indirimbo yitwa ngo ubuto bwanjye tumva se ntawe ntakiri kumbura cyakoze ikintu nyine umuntu akumbura mu bwana ni ukubaho nta bintu byinshi atekereza buri mu bikintu byose utekererezwa wowe upfa kubona urya ntuzi ngo bivuna bite kugira ngo ubone wariye ugashiduka cyakoze ntabwo nakumbura ishuri ariko nanone ku rundi ruhande ugashiduka igihe cyo kujya kwiga kigeze ukabona ibikoresho ukabona minervari ukajya kwiga nyine ari utekererezwa ibintu byose utekererezwa nibyo bintu wakumbura biraryoha nyine kumbura ishuri ntabwo ndi umukunzi w'ishuri cyane ntabwo ndi umukunzi w'ishuri cyane nagerageje kurikunda nkuze ariko nyine umwana ntabwo nakundaga ishuri ni nk'akayi kantu navuga ngo wigeze gukora ukiri umwana muto cyane kagaragazaga ko udakunda ishuri koko shangiri igitangaje ndanze ishuri nkiri mutoya muri maternelle kuko niga muri maternelle niganaga ku kigo kimwe na Petite Sœur nkurikira twakurikiranaga cyane turutana umwaka umwe noneho ahantu twigaga muri maternelle hasaga nkaho ntabwo hari kure ariko hari harimo akagendo gato uva mu rugo noneho twava mu rugo ahantu twacaga hari agashyamba amubwira twicarira aho ngaho mu gashyamba tukicara aho ngaho twabona abandi banyeshuri batashye natwe tugataha mu gikundi cy'abandi nk'abavuye ku ishuri nyine ntabwo nakundaga ishuri ndatangiye utiga twigeze kumara igihe kinini tutiga ahubwo rimwe turagenda nk'uko turagenda twicara mu gashyamba bigeze nka saa yine ndavuga dutahe urumva mu by'ukuri navuga ko ninjye wamushukaga kubera ko ninjye wari mukuru kuri we ariko twasaga nk'abangana turataha tugeze mu rugo twumvaga ko mama ubwo yagiye ku kazi tugeze dusanga ntaragenda turavuga ngo batwirukane amafaranga y'ishuri kandi barishyuye mama atavuga ati tugende ku ishuri agiye kubaza ukuntu batwirukanye kandi barishyuye ageze baramubwira ntabwo duheruka kwiga tugiye twarakubiswe ko bitagaragara ko ari umunyamafuti bigeze aho ngaho ntabwo nari umunyamafuti cyane gusa nuko ntakundaga ishuri kuko ni amafuti ariko mu bindi ntabwo nagiraga amafuti cyane ariko ntabwo nakundaga ishuri n'amafuti yawe washyiraga mu bwenge bwinshi cyane ubwo urumva gutekereza ngo twicara mu ishyamba tugatekereza ntabwo mutera sitori ntabwo nibuka neza icyo twakoraga ariko ibyo byose ubwo ni sitori abandi batwabona amasaha yo gutaha abanyeshuri batangiye gutunguka bataha natwe tugahita dufata inzira tugataha nk'abavuye ku ishuri umwana utarakundaga kwiga yigeze agira inzozi mu buzima ngo avuge ngo ndifuza kuzaba iki ego numvaga bwa mbere numvaga nzaba umuganga ariko nkagira amarangamutima cyane ntabwo nabibasha nkabona byongera kubona umuntu ubabaye sinabibasha ntabwo nabyihanganira kubona abantu baza bakomeretse bagize ute mbivamo ariko kera numvaga nzaba umuganga inzozi ziza kuvamo kubera numvaga ntazabibasha haza kuzihe inzozi ubwo nyuma natangiye kumva ahubwo nzaba nk'umushoramari nkikorera nk'umucuruzi kuko ababyeyi banjye n'abacuruzi menya ariho iyo spirit nayikuye ariko harimo no kumva ko nzakina filime noneho rero aho nsoreje kwiga nyoboka umurongo
wa filime mbona urampiriye ngumamo gutya ariko n'ibindi ntarirarenga nzabikora ariko n'uburi umushoramari yego ariko n'ibindi n'ubundi bucuruzi n'ibindi cyose nzabikora ndacyari mutoya uzo kujya gutya kujya muri secondaire n'icyo utibagirwa mu mashuri yawe ya secondaire burya niho hantu habera utuntu twinshi niho umuntu ahindukira muri iyo sense naho nyine still nyine urumva ingiye n'ishuri ntabwo twari inshuti cyane navuga ngo ubundi natangiye nyine gukunda ishuri ngeze muri section mu wa kane ariko nko muri troncome ntabwo nakundaga ishuri pe kuko rwose ahanini ntabwo nari umuhanga ariko nyine ntakunda ishuri kuko ndabyibuka aho natsinzwe troncome nibwo nitekerejeho nyine mbona natsinzwe muri primaire nari mu bahanga cyane nzi ikintu cyitwa imibare abandi twiganye barabyibuka navuga ngo ninjye wari uwa mbere mu mibare ku kigo ntago urumva simbizi umwana watwigishaga yakundaga gukora ibintu urabona mugiye kwiga ikintu gishya atarakibigisha akagishyira nk'ikibazo ku kibaho kavuga ngo mugerageze murebe cyo naragikoraga atarakiga ahandi sister utaramenyaga imibare na gato ugasanga wenda yibonera nk'abiri kwijana noneho yigishwa n'umumesi wanyigishije ambwira ngo uzi ko ngo amanota ubona muzika amanota ubona ari mukuru wawe yaburaga kugira ngo yuzuze bari babizi mu mibare ikigo cyose nari umuhanga noneho nyuma nitekerezaho ni ukuntu nari umuhanga mbasha kwiga nyine gukora n'ibintu tutariga gusa nkasoma ikibazo nkashyira muri logique nyine nkagikora mbona nyine ni bibi nyoboka umurongo wo kwiga gutya ariko no muri troncome naho navuga ngo harimo cya kintu cyo kudakunda ishuri ukarota cyane noneho nari narutse cyane nari narutse biteye ubwoba ku buryo iyo nashakaga gukarota cyangwa nyine nshaka gukarota njye ni gake bari kumfata kuko najyaga ikigo twigagaho wasangaga muryamana muri babiri ku gitanda hari matera ebyiri najyaga hagati ya matera ebyiri nkaryama ngaramye hejuru hakajyaho indi matera ntumenya ko harimo umuntu ukabona uburiri burasashe neza yego nta na rimwe wigeze gufata nta na rimwe wigeze bamfata nihishe muri ubwo buryo byose ashyaga mu bwenge kereka nyine bamfashe twari turi nko kuganira n'abandi muri dortoir twakarose wenda tuvuge ugasanga wenda nibwo babaguyeho mwese ariko kuvuga ngo bamfashe nagiye gutyo muri matera ntabwo bigeze bamfashe muri matera ariko hagati ya matera ebyiri naryamaga ngaramye hejuru hakajyaho indi matera ntumenye wakundaga ibitotsi ntabwo simbizi menya nyine cya kibazo cyo kudakunda ariko ntabwo nakarutaga kwiga ahubwo wenda nakundaga gukaruta mese nigaga mu bakatolike bakaniraga mese cyane mu bikira ntabwo barabibikira ariko nyine cya kigo cy'abakatolike noneho rero bagakanira kujya muri mese kandi nakuziriye mu barokore misa zaramboga cyane nkasinzira rero nkakarata mese nizo nakundaga gukarata cyane ntabwo mvuga ufite ubwoba bundi abakobwa kenshi bakunda gusa naho bagira akantu k'ubwoba bamfata kuko urumva nayo ifite tekinike yanjye urumva cyakwiye nza kugira nk'umuntu ndaburiza ariko njye nayo mbizi neza numvaga umuryango wo kwa animatrice hagati ya matera abantu bose bakabafata bakabandikira nkabyuka nkoga nkigira kwiga nicyo ubuzima navuga ngo bwakwigishe ku buryo n'umuntu iyo mwahura wamugira inama mu buzima akabaho neza atarinze guca mu byo wenda waciyemo cyangwa ibyo wabonye nicyo ubuzima bwakwigishije ikintu cya mbere nabwira inama ya mbere ikomeye nabwira umuntu namubwira ngo ba wowe kuko nyuma yawe nta wundi wowe uriyo abantu benshi usanga turizwa n'ibyo twatewe n'abandi kandi rimwe na rimwe ugasanga umwanzuro wari mwiza warawutekerezaga erega Gerard detaye uzi nta wundi muntu ubuzizi uzi ko niyo wanganiriza ikibazo njya mbona ukunda kwakira abantu bakubwira ibibazo niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi menya neza ko nta kazi urimo
hari uburyo nzi bwizewe benshi bari gukoresha ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa se Global Biomagnet untega amatwi neza nkwibira iby'iri banga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindurira agakino muri business yawe. Game changer, aka kantu se urakumvise? Ibi ntabwo ari amakabya nkuru ahubwo n'ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubako ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umukiriya amurikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose bikorewe kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora ubu buryo burizewe kandi burakora. Ndakurahiye abakiriya baturutse imihanda yose bakora order ku bicuruzwa byawe. Nje rwose ibi bintu nzi abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hariho hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. African Digital Opportunity Initiative, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0796 83 56 17. nta muntu ushobora kukubwira inkuru ye nk'uko iri 100%, sibyo? yakabije yakubwira nka 80%, kandi ikintu kirege gikomeye nuko 20% atakubwire niyo iri mu kuri, ni nayo iri ifite imbaraga cyane, sibyo? Niyo mpamvu rero ntago iyo ngiye kugira inama nshobora kugira inama kubw'ibyo wambwiye, ariko bya bindi utambwiye niho harimo inama, niho harimo ikintu gikomeye nari no gushingiraho kugira inama. Rimwe na rimwe ukibwira ko ngushutse, ariko ntabwo ngushutse nkuhaye inama ijyanye n'ibyo wambwiye, sibyo? Nk'abantu bo mu ngo umuntu ashobora kuganiriza nyamara ari kuzenguruka ikibazo, ari kugica inyuma akizenguruka. Wowe ukamuha inama zishingiye kuri cya kindi ari kukubwira, ariko ukibagirwa ko aho ari kuzenguruka icyo ari guhisha cyo atari kukubwira nicyo kirimo ikibazo. Kandi icyo ngicyo ni wowe ukizi, ni nawe ubitekereje neza, wibwiye neza, utarebye uyu munsi kandi udashingiye ku marangamutima, ni wowe wabona igisubizo. Kuko niba utakimbwiye nta nama nzima nago. Rero abandi bantu baduha inama bashingiye hanini ku byo babona, ntabwo babazi details zose. Wowe nkawe uzi details z'ubuzima bwawe, sibyo? Ni wowe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe, sibyo? Wowe uzi neza aho ushaka kugera. Hari igihe umuntu aba yumva ushaka kugera muri Amerika kandi wowe ubuzima bwawe ushaka kurangiza i Kigali, ugasanga inama ari kugera zageze muri Amerika. Wowe niwe ushize aho ushaka kugera, sibyo? Ni wowe ufite igisubizo cy'ubuzima bwawe mu biganza byawe, nta wundi wa kabiri. Abandi baza ni nk'ibirungo, ntabwo inyama ziba inyama kubera pava. Ari abantu kenshi bagendera ku bandi, nyine ni kana katamaye inama. Nibyo nkubwira nyine, ntabwo inyama ziba inyama kubera pava, ntabwo ziba inyama kubera seleri cyangwa igitunguru. Inyama ni inyama. Inama z'abandi ni ibirungo bishobora kugufasha kuyobora neza cya gitekerezo cyawe cyangwa ya nama yawe ufite, no kuyivugurura no kuyiyungurura no nyine kugira ngo ibe nziza kurushaho. Ariko kuko ari wowe uzi detaye yose y'ubuzima bwawe naho ushaka kujya n'ikibazo ufite, ni wowe ufite igisubizo mu biganza iyo utakoreye mu marangamutima. Basi bitume nkubaza ikindi kibazo, byanze kunze uri umugore w'icyitegererezo ku bandi bagore benshi bakunda kuri televiziyo bakumva mu biganiro ugira inama abantu kugira ngo ube umuntu wabarura umuto w'abandi, waba icyitegererezo cy'abandi. Nuko first of all uba wanje kuba wowe nk'uko wabitubwiye, kugira ngo ube uwo muntu rero wagakwiye kuba wujuje iki, ukwiye gukora iki? Reka nta kindi bisaba kuba wowe no kuba wowe no ko ari uri wowe, nta kindi kintu bisaba. Kuba ngiye se byansaba iki kindi? No kuba ngiye nkaho umwanya ngiyewe. Ari umuntu uri kuvuga ati pasivugire ntako ntagize. Oya, n'ubundi uzasanga hanini ushobora hari igihe ujya gukosora ibintu byamaze gupfa, sibyo? Ugasanga mbere wahaye umwanya abantu ngo bayobore ubuzima bwawe, nk'urugero twavugaga nk'urwo gushaka. Ugasanga umuntu aratwise, abantu bakakubwira shaka utabyarira mu rugo iki, ukumva abantu ntuteye intambwe imwe, kandi wenda wowe wabibonaga kuko uwo muntu wari kugutuma kubana nawe ni wowe umuzi, sibyo? Niwe mwarakundanye, niwe mwakundanye, uramuzi kuruta nuko bamuzi, niwe muvugana, niwe mubonana, ni wowe. Uwo nuri kubikubwira rimwe na rimwe ntarahura nawe, sibyo? Umutima wawe ukajya ukubwira ati uyu muntu nyamara azakonegera mu nzu, azakwicira mu nzu, kandi udashaka kuvuga.
ntushobora kuza ngo ubwire mama ati mama ari kuriya muhungu uzwegeze kunkubita urushyi ngo natinze namwiciye gahunda twari dufite gahunda yo gusohoka urebe bimubwiye ni za details zawe ndi kukubwira uzi mu mutima wawe wowe gusa kugira ngo batamusuzugura nk'umukwe wawe cyangwa nk'umuntu watenda umwana wabo bakaba banamugira ikindi kintu kibi uraceceka ariko wowe urabizi umutima wawe urarenze ugiye kurushakana nawe sibyo ugeze uri gukubitwa noneho uhindukira uvuge ngo Pasi ivugire ngo nabaye nge mu rugo rwanjye byaranze watinze kuba wowe iyo uba wowe cyajya ukicara ukavuga ati rero burya bwose mama nabwo bwose uri kubona ko ndi nshobora kugusebya nkabyara kugira ntande kuko bitwa ntabwo tuzaba turi kumwe sibyo kamubwira uti akavuga ati rero hoya umwana aravuka akabaho ntabwo bishoboka icyo gihe rimwe na rimwe ushobora gusanga warakoresheje amarangamutima ariko iteka ryose umuntu abashije kuba we no muri icyo kintu icyo kibigeragezo urimo aka kanya witekerejeho neza ukumva icyo umutima nama wawe ukubwira ukaba uretse abandi bantu nabwo wabona igisubizo cyawe twiha igihe ha wowe igihe kuko wavukanye nawe uzanapfana nawe nta muntu tuzarira n'ikimenyimenyi uzapfa uyu munsi mu gitondo nijoro tujye ku kiriyo tuzarira ku kanya tukujyane muri morgue dutahe ku kiriyo uzasanga duseka ntabwo tuzarira 28 tuzarira mu kanya duceceke dutere story tubona abantu baje kutuvuga tugomba gukomera tuganiriza abantu tugushyingure turire dutahuze mukomeza nzajyana na Pascaline nazanye na Pascaline niyo mpamvu mbere na mbere ngomba guha umwanya Pascaline uko Pascaline cyazanyishyuza ntamuhaye sibyo niko ntamwumvise ni naho hava kwicuza reka uzi ko umwanzuro wafashe ari wowe wifatiye wowe utekerejeho neza utajya kwicuza ngewe ni ikintu simvuze ngo kuba ntapfa kwicuza nuko ibintu byose nakoze bigenda neza oya ahubwo nuko niyo bitagenze neza umutima wanjye urambwira ngo kirya gihe niyo mahitamo yari meza nubwo yaje guhinduka ariko niyo yari meza nta yandi mahitamo meza wari ufite nareba nkabona koko niyo yari meza ahubwo okay nta kidahinduka ubwo nyine byarahindutse ariko niyo mahitamo yari mazima menye gufata umwanzuro basi kugira ngo umuntu asige inkuru nziza imusozi nka Pascaline Ingabire kugira ngo asige inkuru nziza imusozi n'igihe azaba atakiriho azaba ari uwasize inkuru nziza azaba ari wa muntu ukibukwa akibukirwa ku byiza unaherekezwa bavuga ati Pasi yari mwiza bivuye ku mutima atari uko buri wese upfuye bamuvuga ibyiza ni iki ukora kugira ngo uzasige inkuru nziza imusozi buriya iyo bavuze ngo gusiga inkuru nziza imusozi ni mu bantu style ntabwo ari mu biti gerageza kutagira uwo ubangamiye nyine turi abantu kandi ibyo dukora byose ntabwo bizashimwa na bose hari ukuntu ushobora kumva mubangamira kubw'uko nkora ibintu uburyo atabishaka ibyo si ikosa ryanjye ariko wirinda guhemuka kubaha buri muntu uwo ari we wese uko ameze uko ari uko ahagaze gerageza kugira uwuha guseka yabuze guseka ntabwo kuvuga ngo gerageza ugira umuntu uha umunezero ntabwo bivuze ubushobozi oya ushobora kureba umuntu wari uburaye ukamugaburira uba umuhaye guseka iryo joro gerageza kuba umuntu uharanira guha umunezero abandi ijambo ryiza nyine tuma hari useka ku bwawe wicara uvuga ati hari umuntu ufite umunezero mbinturutseho hari umuntu aka kanya ushobora kuba uri guseka kubera njye abo nibo batakwibagirwa kandi witegereza ko nawe azabigukorera wikorera umuntu ikintu ngo nawe azakinkorera we gira umuntu w'umunezero wigendere ejo uzahura n'undi imbere nawe awuguye nawe nahura n'undi imbere ashobora kuzawumuha cyangwa ntawumuhe urubanza n'urwe ariko baho uri umuntu uzi kuri mu isi irimo abantu bangana nawe bakuruta naburuta noneho bivuga uti nkeneye abanduta ngo banzamure ariko hari n'abari hasi bakeneye ko mbazamura
wikumva ko amaboko yawe abiri yose ari hejuru ategereje abayakurura wumve ko uri hariya nta kaboko kamwe ni kajye hano kandi kajye hano. Kenshi Pasi iyo umuntu yageze ku rwego runaka urazwi uri kuri televiziyo ufite amafaranga ukina filime hari ukuntu wumva uri hejuru ushobora kumanuka gute ukegerana n'abari munsi yawe? nyine ikibazo ni uko hari ikintu umuntu ageraho akibwira ko yahindutse nyamara ntabwo urahinduka. Nkunda kubwira abantu ngo umunsi uzahinduka ni umunsi wowe Gerard uzagenda ugahindura primaire wizeho tuhari igihe tuba twaragiye twiga mu mashuri atari meza ugenda uyahindure uhindura ababyeyi uhindura niba kuko wahindutse ariko kuko utabihindura uracyari wa wundi ahubwo ni umugisha ugize ushobora kugerwa n'undi kandi ushobora no kugenda. Ikindi cya kabiri nk'uko nabikubwiye ntabwo gusanga wa wundi ntabwo bisaba ngo nawe ube umukene ahubwo ni kwa kundi nakubwiye nta hantu ushobora kugera udakeneye ugusapotinga. Sobanukirwa ko rero hari n'undi nyuma ukeneye kumusapotinga. Niyo mpamvu navuze ngo akaboko kamwe nigategereze ugakurura akandi gakurura undi. Wikumva ko uri bumere gutya ngo bagukurure kamwe ubushobozi. Iyo umaze gusobanukirwa ko aho uri hari abo mureshya hari abakuruta hari n'aburuta noneho rero witekereza ku bakuruta cyane ngo bagukurure tekereza no kuburuta uvuga uti kangira uwo nzamura nanjye hagira unzamura. Yego ubu uzamuye nawe hari undi ashobora kuzazamura nuko isime. Wari waba muri depression? Wari waba muri depression agahinda kakabije karyana gute? Ntabwo nzi uburyo nabisobanura. Urarira se bisi yarangiye urarira ukagera ukumva kurira bisanzwe biranze ukumva njye nigeze kugeraho numva nshaka nko kuvuza induru ariko nkabanganyumirwa no kuba mu rugo hari abantu kumva bose bagenda sibyo umva ndi mu rugo njyenyine mu rupangu njyenyine nkavuza nk'induru cyane hano urumva kuririra mu buriri ari ukuntu kurira mu buriri byo biba byarabaye nk'ibisanzwe wirirwa ururira none ukageraho kumva nabyo ntabwo biri gusohoka ukumva wafata ugakoma nk'uri kuvuza induru ngo mu ntabare we byakurenze iki nyine ntabwo nzi uburyo nabisobanura biryana mu buryo utabasha gusobanura. Wumva se umutima uremerewe wumva nk'umutima ubyimbye wenda gushwanyuka. Icyo gihe uba ushaka umuntu ugufasha cyangwa ntabwo navuga ngo uba ushaka umuntu ugufasha kuko ubaye basi ushaka umuntu ugufasha amenya wamushaka nyine akagufasha uba wumva nyine ukeneye. Urabona ni nk'igipirizo urabona ukuntu igipirizo kiba cyari kinini ukumva nyine ushaka nko kugituritsa ukumva nusakuza ari nkavuga umutima uri bugimbuke. Biragoye kubisobanura. Ni nka karagiteri runaka zihe navuga ngo wari ufite icyo gihe ufite depression utagiye wibagirwa bishoboka kubwira ati yewe mu gitondo nabyukaga nkumva di down ntabwo ushaka kuvuga cyangwa wenda nkumva sishaka gusura abantu duhereye aho ngaho ni izihe wari ufite icyo gihe? Nanjye ni nk'ibyo ntabwo nabaga numva nshaka kuvuga ntabwo nabaga ubundi ntabwo napfaga gusohoka mu cyumba kuko sinkunda ko nk'uko nabivuze ntabwo nkunda kwicuza. Rero agahinda mfite cyangwa uko ndi kwiyumva muri ako kanya simba nshaka kubigira uwo byafekta mu bari mu rugo. Rimwe na rimwe nkumva hari umuntu turi bukubitane hanze mu bo tubana amvugishe musubize nk'ijambo rimwe kandi siko nsanzwe mbwenda mukomeretse nkumva ntabwo nshaka guhura n'abantu nkumva nyine nshaka kuba ndi njyenyine ariko ubwo byasa nk'ibigabanutse nkongera kugenda amera neza. Benshi mu bagize agahinda gakabije hari ukuvuga ati ngiye mba nabizi hari no kuvuga ati sinibuka ikintu cyagateye sinagusobanura ngo katewe n'iki ariko akabundi ukubwira ati nzi cyo kakomotse we kari katewe n'iki Pasi? Njyewe byaje nyuma yo kubura umwana wanjye. Yego byaje nyuma yo kubura umwana wanjye akanyuma y'amezi nka 3-4. Yego ese kuki wumva byari bisobanutse kuki uticara kubwire nk'umuvandimwe kumuganirire umubwire kuko umutima umeze umumenekere mbese ni bya bindi nyine nakubwiye ko wowe uhora uri wowe mujyana nawe iyo wabimubwira se kugira ngo bivuze ko bita bikira ntabwo bikira kuko nk'uko nakubwiye hari details ziba ziri muri wowe utabasha kuvuga nubwo wamubwira ati ndababaye kubw'ibi n'ibi ariko hari ibindi muri wowe biri kukurwaniramo
umutima wawe uri kubwira uri kukongorera bidasobanura utabasha kuvuga utabasha no gusobanura ibyo rero nibyo bigusaba nibyo bikwica biza gukira se ego byaje gukira urakina neza naje gukira birakira neza hagati se ntabwo wigeze wibaza ngo mu by'ukuri nzongera kuba Pasi nzongera kwishima ntabwo nabyumvaga icyo gihe birimo ntabwo ubyumva ariko ntabwo nanone numvaga kwishima ariko sinumva kwishima cyane ikindi ngo numvaga nanjye ubwanjye numvaga nshaka kubirekura numvaga ntabishaka ubwo ndabyibuka nigeze no kuca ndasacinga nabonye no mu Rwanda nako izi mbuga zacu zirafasha ndabyibuka nigeze gusacinga kuri Instagram uburyo umuntu yakira depression mbona ahubwo ntabwo bashaka kwereka ibintu bijyanye na depression kuri Instagram muri searching ahubwo bahita bakohereza sinzi ibintu banyeretse ngo urumva umeze ute urumva wiyumva ute hamagara iyi nimero niba wumva utameze neza ndabyihorera njye kuri Google nyine nkumva nkashagerageza gusacinga uburyo kuko nanjye nari ntangiye kubyumva ko ntangiye kugera kure rero navuga ngo ntabwo nabitekerezaga ko nzongera kwishima umunezero wuzuye numvaga nzishima ariko nkumva ndishima umunezero wuzuye ntihari igihe wajyaga kubwira umuntu ukumva nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga harabura ikintu cy'ingenzi icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu furnitures intebe zo muri salo salle à manger ibitanda n'amatera zabyo utubati two mu byumba intebe za jardin n'iza balcon yewe n'ibikoresho byo mu biro tubakorera intebe y'ibitanda n'inzugi tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka mwe banyamahoteli na za appartement umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783380996 ibintu byanjye yaramuka bipfobije yaramuka ntabwo ko ntajya mfase kubwira uwo ari we wese nta muntu nabwira n'imagine ko yabipfobye ugira depression oya ntabwo nta muntu njyewe nabwira numva ko ashobora kubipfobya kuko mbwira bakeya babantu nzi neza ko bari bubyumva rimwe na rimwe bababaye nk'uko mbabaye n'ubwo wenda bitaba biri kuri level kuko ntabwo wajya kubwira umuvandimwe muvukana ngo wumve ko ari bubipfobye erega ntabwo ubyumva gutyo hagiye atangira atabyumva uko mbishaka njyewe nta muntu niyo mpamvu nyine bikubwira gutyo nta muntu umeze gutyo uba uri hafi abantu bari hafi yanjye niba abantu mba nzi neza ko mfite 100%, umuntu nshobora kubasha kubwira icyo kintu ni umuntu mba nzi ko ari hafi yanjye 100%. Si n'umuntu nkeneye kubibwira, ni umuntu ukwiye kuba abibona, azi uburyo ndi kwiyumva muri iyo minsi, azi uburyo dushobora kuvugana kuri telefone akambwira ati hari nkaba petite akabyuka akamvugisha pabite ibyo tukavugana amagambo 3 ajya kubona aho natize mutaraje kuko we yahise abyumva ko ndi down yahise abyumva. Nese ntabwo wigeze ufata icyemezo cyo kuvuga uti reka njye kwa muganga? Oya, ntabwo nigeze, numvaga nshaka kubyifasha nkabirekura. Ariko aho niho benshi bapfira. Oya, urumva ni nkuko urumva nge nashakaga buryo ki nabyifashamo, nkuko gusacinga, nkuko kureba kuri Google bakakwereka icyo wakora, niba ari kuganiriza umuntu, niba ari ukuhindura ibyo wari urimo ugasa nk'ujya mu nyine ibyo byose ukagenda ureba izo nama zose ukagenda uzikurikiza. Rero uwo byica cyane ntekeza ko ari wa wundi wicara akumva ko ari mu gahinda gusa ntagiye cyabikoraho, akumva ntacyo ashaka kubikoraho. Yego, ntekeza ko ari we byica cyane. Basi dusoreze kuri kino kintu noneho byo gusoza. Igenda cyo amasabi. Hari umuntu uri kureba kino kiganiro ufite depression, arumva agiye gupfa, arumva ashaka guturika, arumva ashaka kuvuza induru nka kwa kundi kwawe, uwo muntu wamubwira iki? Ikindi cya mbere namubwira nabwo ngo nakomere, ndamwumva. Ikindi cya kabiri namubwira ngewe cyamfashije, icya mbere nashaka umuntu yizeye atatekereza ko ashobora kutamwumva, wa wundi yizeye amumenekere, amubwire, abanza bisohore, niba atanamufite abyandike, afate voice note muri telefone ye, abyandike muri telefone ye, abisohore, ubundi afate igihe cye. Niba koko wumva ashaka kuri aride, nushaka ugende ahantu simbizi, niba abantu bose nushaka kuba ubasore mu rugo udide ari kuvuza induru, urire wumve kuruhutse, unywa amazi, uryame, usinzire, uruhuke. Noneho nurangiza wumve ko
iyo uri muri depression ufite nabyita niba ari nka satani akongorera ufite utuntu twinshi amajwi menshi muri wowe kandi akubwira ibintu bibi gerageza gusubiza inyuma utekereze ibintu ibihe byari bikomeye ibintu byari bibi mu buzima bwawe wasohotsemo nurangiza ibyo ayo majwi ari kuza akubwira ibibi uyasimbuza ayo ngayo niba tuvuge ntuza ufite nk'ikigeregezo cy'urugo urumva ukaba ubayeho nabi ubuzima bumeze nabi ibuka cya gihe nabwo byari bimeze nabi bikarangira ukongera ukamera neza ubwira icyo gikomere ubwira ayo majwi ari kukubwira uyabwira uti wicuka uri kuntesha umwanya kuko na cya gihe cyararangiye na cya gihe numvaga bitazagenda gutya byarakunze ahubwo ndi guta igihe cyo kubisingirira amajwi mabi uyasimbuza ameza kuko buri wese mu buzima bwe aba yarahuye n'ibibi n'ibyiza rero aba ari igihe cyo gutekereza ku byiza kuruta ku bibi kuko depression igendana n'ibintu byose bibi niyo majwi aba ari mu matwi yawe ibikwereka negative yego rero zana za positive ziri mu buzima bwawe bya bintu byose wanyuzemo bya bindi byiza Imana yakoze ku munota wanyu mutazi ko binashoboka ubizane nurangiza ubundi usenge uvuga uti Imana wowe nizeye kandi umenye yuko uko bucya umunsi uba urangiye w'ikigeragezo uba uri gusatira uwo munezero uvuga uti nkwiye kwitegura kwakira ibyiza kuko uko buri gucya niko iminsi y'iki kigeragezo iri gushira usenga Imana ukomere kandi bizakunda cyambe ni icyizere n'iki kintu cyakubayeho mu buzima navuga ngo benshi bita ko ari cyiza cyangwa ari kibi ariko wowe ukakibonamo umugisha mu buzima bw'ishuri se cyangwa mu buzima busanzwe navuga ngo kubyara abantu benshi muri rusange umwana wa mbere namubyaye nyine ntarashaka wiga oya nari ndangije secondaire rero abantu benshi babibonamo nkaho ari bibi ntago ari byiza nyine kuko navuga ngo ubyaye igihe kitageze ariko ku giti cyanjye nabibonyemo umugisha mwinshi kuko hari uwo Pascaline byamugezewe ntekereza ko rimwe na rimwe nshobora kuba ntari kuba wiyo ntaca muri icyo kintu hari amaso byamfunguye hari imbaraga byampaye hari ubundi bwenge nagize kubera guca muri icyo kintu rero ni ikintu nabonyemo umugisha mwinshi uruta igerageza cyangwa uruta ibibi nabonyemo mu gihe abandi bashobora kubibona nk'aho ari bibi wari ukiri umwana muto cyane nabyo mfite 20 wari muto ariko watageze imyaka 21 icyo gihe nibyo wari wapanze cyangwa ntabwo navuga ngo nibyo nari napanze urabyumva ariko nyine hari uburyo ugera mu kibazo cyangwa mu kintu runaka ukakibyaza igisubizo icyari ikibazo ukakibyaza igisubizo gute yego nk'ubu hari umuntu ugera mu kibazo sibyo akagikemuza ikindi kibazo cyangwa agakora ibindi bibi byinshi kubera ikibazo arimo rero njyewe nkanjye numvaga ko ntakwiye kubyaza ikibazo ikindi ahubwo nkwiye kukibyaza igisubizo niyo mpamvu nkubwira ko byambereye umugisha numvishe ko ahubwo ari igihe cyo gukora cyane numva ko ari igihe cyo kwitwara neza cyane kuruta uko nsanzwe numva ni igihe ngomba kwereka umuntu itandukaniro ry'uko atekereza konti icyo gihe se hari benshi cyane bahita bakubwira bati shaka urabyaye uhita ushaka kabone nubwo yaba atari wa wundi wo gutera inda cyangwa wa wundi wo gutera inda ariko uhita ushaka icyo kintu ntabwo cyakubayeho cyambayeho cyane ariko njyewe ndi umuntu urumva utajya gukora ikintu cyane umwanzuro w'ubuzima bwose ntabwo njya nkufatirwa n'undi muntu nkufatirwa nanjye ubwanjye kuko nabitekerejeho ngahamenya n'umutima wanjye ko ari umwanzuro muzima rero ntabwo byari gushoboka kuko njye numvaga nyine muri njye ntahamanya nabyo pressure y'abantu ntabwo njye pressure y'abantu ijya inkora kuva umwana muto icyo wari muto nari mutoya nikomeze njyewe umuntu aza nyuma yanjye ababyeyi umuntu uwo ari we wese aza nyuma yanjye even n'ababyeyi nkiri umwana wenda gutekererezwa nyine nagenderaga mu byo bifuza ariko aho nkuriye maze gutangira kwitekerereza no kumenya kwifatira umwanzuro cyane umwanzuro mbona ushobora kuzafekta ubuzima bwanjye ikintu ngiye gukora
gishobora kwafekta umuryango wanjye, umubyeyi wanjye, abavandimwe banjye, mbatekerezaho nabo. Ariko ikintu ngiye kujyamo nkanjye ngiye Pascaline, gitekerezaho nkanjye ngiye ubwanjye ngenye. Nta wundi muntu ushobora wampa inama, ariko izo nama ndazivangura nkazihuza n'ibyo ngewe nzi nemera, nakumva koko zikwiriye nkazikora. Ariko iyo numvisha zidakwiriye nta kintu pressure ishobora kumbwira. Basi ari bishi cyane batwita batarashaka, none gutwita ukiri umwana nk'uko nawe wari ukiri muto cyane, bakumva isi yabakwiriye ukimenya ko wasana, umutima wari umeze gute? Nk'abandi bose urababara, urahangayika, gusa nanone nkemera ko ntabwo umuti ari uguhubuka, kuko guhubuka byica ubuzima bwose mu gihe cya kibazo urimo ari ikibazo cy'amezi 9, ariko guhubuka byo bigica ubuzima bwose. Yego, rero iyo ubashije kumenya yuko ikibazo uhuye nacyo gifite igihe gito kigakemuka, ubasha gutandukanya ikibazo cy'iminsi mikeya no gufata ubuzima bwawe bwose ukabushyira ahantu, ni nko kubujugunya cyangwa kuburangiza ubu bwawe. Watubwiye ko byahinduye ubuzima bwawe mu buryo bwose bushoboka, byahise bihindura gutembera uko nakubwiye nyine, uhita urakura iyo wari ko bishatse, ari udakura kuko nyine yashatse gusimbuza ibibazo ibindi, cyangwa kubera imyumvire. Ntekereza ko n'imyumvire ibigiramo uruhare, ariko ku giti cyanjye ngewe byarankujije, ntekereza bitandukanye nuko natekerezaga. Nibwo nari nkirangiza ishuri, wenda nabwo nari kuzatekereza ko naje gutekereza, ariko namenye narabitekereje kare, ntangira gushakisha kare, gukora cyane, kumenya gufata inshingano nkiri mutoya. Ibyo byose nabyize nkiri mutoya, mu gihe yisa umwana w'imyaka 20 aba atazi gufata inshingano icyo ari cyo, ariko ngewe ibyo byose nabyize kare, menya ko ngewe umwana wanjye biri ku mutwe wanjye, kandi ngomba kwikorera nkakorera n'umwana wanjye tukabaho neza. Utangira kwiga gukora se urakora? I think ko aribwo wari ukirangiza secondaire. Yego. Utangira kwiga urakora se birashoboka? Cyane. Ubishobora gute se? None se reka nkubwire rero, iyo bahitamo aramu aba ari umwanzuro. Oya. None se nta yandi mahitamo yawe. Utavuze ngo reka ababyeyi bantunge, ariko ukavuga uti ni jyewe na Pascaline. Njyewe mu buzima bwanjye, ku muntu nzi wese aziho ku kintu cyitwa gusaba ntakibasha. Gusaba ni ibintu byananiye mu buzima bwanjye bwose. Na mama wanjye sinabasha kumusaba. Rero byatumaga numva ko nyine byose biri ku mutwe wanjye. Kwanga gusaba no kuba ntabishoboye, byatumaga numva ko ngomba kwiga buri kimwe cyose, n'umwana wanjye nkamubonera buri kimwe cyose. Ibyo rero bikantera courage yo gukora, ntacaguye akazi akari ko kose naragakora. Ni nk'agacyo wakoze uyu munsi gisubiza amaso inyuma ukavuga se ni Ingabire Pascaline cyako cyabusuna. Nkuko nabikubwiye mbere, iyo nabonaga ikintu umuntu akoze narakiganaga, nakoraga make up, nyine nakinaga filime, nakoze utuntu twinshi cyane, nagize nacuruza amaflash n'amamemori card. Yego, ikintu cyose ngiye nabonaga nakoze ikiganiro cy'ubuhinzi kuri RBA cyitwa Tera Intambwe Muhinzi. Yego, naragikoze. Ikintu cyose nakoze mu bitwa HF, ariko byo ntabwo nabyita ko byari bibi, byari byiza nyine. Kwa kundi bajyaga gupima amasite sida, bakagenda bapima ahantu hatandukanye sida. Agenda mbere ujya kwa kakazi, reka mvuge gutyo, bwamejye gushaka icyo gukora, warazunguje umutwe utireka muri iki byagenze bite? Urumva nibwo nahise njya muri sinema. Rero sinema yagiye impa connection, ntabwo navuga ngo nazengurutse ahantu henshi cy'abakazi, ahubwo wasangaga nk'umuntu numvisha ngo afite akazi runaka, cyangwa hari umushaka umuntu ukora ibintu runaka, nahoraga ndi ready, nta kintu kimwe nasubizaga inyuma. Nk'ibyo ngibyo by'ikiganiro nakoze kuri RBA cy'ubuhinzi n'ubworozi, ni umuntu wo muri sinema wari uziranye n'umuntu wari waratsindiye iryo soko, arambaza ati se waba umunyamakuru? Nti cyane ndabishobora. Akugute gute se utagishoboye? Yego, si ukuvuga mva yarampamaga kuri telefone, ntabishobora. Mu minota 10 wansanga mu mujyi. Ntabyo nigeze ntekerezaho. N'ibintu by'ubuhinzi n'ubworozi n'isaha aho nabiviriyemo ntabyo nzi.
ariko numvaga ko byanze bikunze internet ikora byose, nzihugura nzasoma nzagira bizananiza iki nambwiye nti nta kibazo rwose nabikora, wabishobora ndabishobora cyane. Tambwiye ati wadusanga mu mujyi mu minota 15 10 menya nari mbagezeho. Turagenda tujya kuri terrain ndasoma ndihugura, bakambwira ngo tuzakora ku gihingwa cy'ibirayi, tuzajya mu Ruhengeri nkagenda nkasoma nkiga ibirayi koko noneho cyane muri Ruhengeri hari ibibazo bahura nabyo byose nkagenda mbiri ndagenda ndabikora. Iyo spirit rero navuga ngo waje kwikomezanya yagufashije iki mu buzima bwawe? Nyine urumva ni ibintu ntago bikuzamo ngo bikuvemo, ukomeza nyine umeze gutyo kandi ni nziza, uhora nyine n'ubu n'isaha birambangamira kuba ntari gukora. Utinya ubukene? Utinya ubukene? Ndabutinya. Mbese hari umuntu utabutinya? Hari abantu biberaho gutyo tu? Ndabutinya. Urabutinya? Ndabutinya gusa nta rukingo rwabwo mfite, ariko ndabutinya. Mbishoboye icyashoboka cyose ngo mburwanye nagikora. Waje kwinjira muri sinema rero warabikomeje gato cyane, waje kujya gute amahirwe yo kwinjira muri sinema uyu munsi navuga ngo yatumye tukumenya, yatumye umenyekana mu gihugu hose? Sinema rero nayinjiyemo hari umushuti wanjye nkirangiza nyine yarambwiye ngo aziranye n'abantu bakina filime ngo njye kuzakina filime. Ikibazo nyuma ahubwo we ntiyaje kubikora, ahubwo ndamubwira ariko nanjye ndabikunda uzanjyaneyo, anjyanayo tujyayo menyana n'abantu. Icyo gihe hari uwari wagize ibyago, umudirector bitaga Sungura yari umukongomani nta nubwo akibinaha, tujya kumutabara yagize ibyago, tujyayo menyanirayo n'abantu benshi ntarakira filime n'imwe. Abafata nimero zanjye nyine ukubajije nawe wa muri sinema nibwo ndi kuza ndi mushya nta filime ndakinamo, nuko abafata nimero zanjye abo mfata izabo batangira kundangira casting. Rero nza kujya muri casting, nkora casting ya mbere ndatsinda, bampereza script nabumvaga no gukina ndi main, ndagenda ndayisoma, nyuma haza indi casting nayo nyijyamo. Noneho iyo casting si banamfata bajya muri shooting bakastinga abandi, nyuma umudirector wayaza kumamagara ambwira ati waboneka waza hana ukaza uzanye imyenda niba ari 2 niba ari 3 gutyo. Njye nahoraga nditaya ku kazi mfata moto basanga aho bari bahita bambwira ibyo gukina, ndakina gutyo ndakina mbagiye muri iyo filime gutyo yitwaga Igikomere, nyivamo nibwo nahise nkina iyo bari bankastinzemo ndi main yitwaga Urwishigishiye, nyikina gutyo nayo. Aho rero ahubwo mu Rwishigishiye niho navuga ngo namenye ko mfite impano yo kudirecting. Nyine njya muri filime turashutinga turakina, muri kwa gukina njya mbaha ibitekerezo nkabona wenda nk'ibintu bagiye gukora nkavuga ariko ibi mubigize gutyo nibyo byasawa, nyine nkatanga ide ntabwo nari nzi icyo ndi gukora njyewe, ariko kuva mu gitondo ugasanga akantu kose ndi kukitaho ndi gutanga ibitekerezo. Barambwira ati ufitemo impano ya directing cyane, ahubwo bari uzanazamura cyane. Nyuma umuntu twakoranagaho ahita andangira ikiraka cyo kuba assistant director. Urumva byagiye bituma nkomeza kugenda mbona ibiraka. Nasoje iyo filime mpita kuba assistant director mu yindi filime gutyo, unshimye nawe akandangira undi, unshimye nawe akandangira undi, kugeza ubu ngubu ndi director mu filime yawe wikorera ku giti cyawe. Navuga ngo muri izo filime zitari izawe wungukiyemo iki kidasanzwe n'uyu munsi ugiye uti Imana ishimwe ko nahuye n'umuntu wanyeretse inzira? Icya mbere navuga ngo niho nagize experience yo gukina, kuko buri muntu wese nazagira ukubeshya. Filime yakini ya mbere n'iya gatatu ntabwo biba bisa, wowe ubwawe urireba kuri filime ukayi directing. Buriya hari ukuntu ugira n'ibyago ukagera muri filime idafite aba director bafite imbaraga, ku buryo ibyo ukinnye byose bahita bakubwira ngo perfect, kandi nturi kwireba wowe uri kumva bakinnye neza, ariko ukureba wenda akabaye agiye cyagukosoraho. Rero byatumye menya mbona mbasha kugira experience mu gukina. Ikindi cya kabiri nabonye iryo zina ari ryo ryamfashije kugera iyi saha kuba ibyo nkora abantu basha kunshyigikira. Abenshi nabankunze icyo gihe nkorera abandi. Ikindi cya gatatu navuga ngo nabashije kwiga uburyo ibintu bikorwa, ku buryo iyi saha nanjye kuri tele yanjye hari ibyo nkoresha, hari ibyo nkosora, kuko hari ikintu tuvuge niba uri muri projet y'undi muntu
uba wanga ukakireba ukacyanga cyane ukavuga ati aho ukuramo isomo ukavuga ati burya umuntu umukinnyi ku giti cye ibi bintu biramubangamira iyo uje guhinduka umuproducer rero cya kintu urakireka urakirinda kubera ko ubuze uburyo ki byabangamiraga abakinnyi kirya gihe namwe mwari abakinnyi hari ibyo nabigiyeho hari ibyo nakosoye kuri bo kuko nabonaga atari byiza cyangwa ntabikunze cyangwa n'abandi bose batabivugaho kimwe nyine bituma ngerageza ndi umuntu ariko byibuze nkagerageza projet zanjye uko nshoboye kose nkagerageza gukosora amakosa nabonaga mu z'abandi cyangwa nanengaga mu z'abandi. Filime yahinduye ubuzima bwawe ni iyihe? Sinzi ko nabyita guhindura ubuzima ariko navuga ngo iyamvanye ku rwego rumwe ikagera aho ingeza navuga ngo ni Samantha kuko ni ryo zina nanitiriwe abantu benshi banyitiriye ni Samantha. Iyindi navuga ngo ni Inzozi kuko nayo natangiyeho gukora projet yanjye. Samantha uyikinamo rero wari uzi ko izageraho uyu munsi yageze bakakwitirira izina akabone nubwo wakiye mu mafilime menshi cyane bakabazi Samantha. Urumva ntabwo ubuzi ngo izageraho mu by'ukuri aba ari ibintu ukunda ukora ukabasha kubonamo n'ayo mafaranga ukabasha kugira icyo wimarira ariko ntabwo uzi ngo bizageraho ko ntabwo ari filime nayo nkinnye bwa mbere. Umva Samantha nayikinnye muri 2017 natangiye 2015 ntabwo numvaga ko ushobora kuba nk'izindi zose ikamenyekana ariko biraho nyine ntibibe cyane nk'uko byabaye. Noneho nyuma rero mbona bibaye cyane abantu banyise iryo zina n'isa narifashe uhamagaye na Samantha wundi uri aho hafi njye nakebuka naryongeye mu yahanjye nyine mba numva ko nyine naryo ari ibyanjye. Rero ntabwo navuga ngo narabitekerezaga gusa nyine ni umugisha nagiye kubona mbona irabikoze cyane. Ujya muri filime wari witeguye kwamamara? Rero icyo kintu nisange mbona ntaragitekerejeho kuko nakundaga sinema ariko usanzwe sinkunda kwamamara. Gute? Ntabwo nibazaga ukuntu bimeze n'isa sinjya mbyumva ariko ndi umuntu udakunda kwamamara kuko sinkunda na attention cyane ahubwo nyine ni uko nisanze ibintu nkunda byanze bikunze bigendana. Ntabwo watera imbere utamamaye, ntabwo bishoboka sibyo? Ntabwo ibintu byawe byakunda nawe ubwawe utazwi kandi gukundwa no kumenyekana nyine nibyo byose no kwamamara. Nyine ntekereza ko nakundaga acting ariko ntasobanukiwe. Nari mbisobanukiwe nari mbizi ariko ntabwo nabihaye agaciro cyane kuko ntabwo nkunda kwamamara. Pasi mbere yo kukubaza challenges uhura nazo mu bwamamare izo arizo zose uzitubwira ukiri umukobwa uri gukina filime byanze kunze wahuraga n'abagabo wahuraga n'abagore wahuraga n'abasore ntabwo ugeze uhura n'abagabo ukabona it's a challenge ukabona nyine biragoye nyine bitewe nuko wenda bakutaraga cyane bagutereta cyane? Umukobwa uwo ari we wese abe azwi abatazwi mu bo babasha guhura nabo ibyo bimuvaho gusa ahubwo itandukaniro twebwe bitubaho mu rwego navuga ngo rw'isi yose. N'uri kure aba yakubonye arakwandikira ibe Facebook ibe Instagram ibiki bibaho ushaka telefone zawe hari n'igihe ugeraho ukajya wibaza se telefone yanjye ifite ahantu yafishije hari ahantu bayimanitse nkaba ntabizi kuko ubyuka ugasanga nko muri WhatsApp message nimero 10 utazi cyashya kandi sinkunda kubaza umuntu ikibazo ngo nimero yanjye ninde wayiguhaye deja yamaze kuyibona undi se namaze wayimuhaye ngo bigende bite mukubite nkora iki. Ugasanga rero nyine birabangama iyo uri umuntu utabikunda birabangama biravuna ku buryo hari n'igihe mba numva iyi saha nubwo bwose mbikunda cyangwa nabikundaga nk'uwari nyine iyo mind ifite iyi saha umuntu akaza akambwira ati urongeye wayipasi uri aho utuje utazwi noneho nguhitishijemo ukunda sinema nguhitishijemo urayijyamo uzamenyekana gutya nahitamo kutayijyamo ntabwo mbikunda cyane birambangamira. Ni iki cyabaye ku buryo ntacyo gusa ahubwo nkunda mu buzima buri prive. Hari umuntu uvuga uti kumenyekana gihe birangira pe buryo hari n'abantu bagira hari nk'umuntu witwa Christopher twigeze kuganira Muneza arangwa ati gihe nagize depression mara igihe kinini cyane ndi mu nzu nasohoka bitewe n'iki nuko bwamamare nuko utisanzura n'abantu bakwandikira utabazi rimwe na rimwe bigenda bigahindura gahoro gahoro. We n'iki kinavuga ngo cyakubaye cyatumye
wumva ubyanga cyane? njye nta kintu cyihariye ahubwo nyine nkunda kugira ubuzima buri prive nyine iyi saha usibye icyo nabasha guhisha gishoboka nabwo kandi ntago nahisha igihe kirekire ikintu cyose cy'umuntu uzwi kiba kiri hanze ntago mbikunda njye nkunda ubuzima buri prive nta muntu wakwandikiraga ugasanga umusore utangiye kugusaba urukundo ntumuzi ibyo byo ni ibintu nyine bikubaho ariko ibyo ni ibintu managinga nyine ushobora kumusubiza ushobora kumubwira ntibishoboka ushobora kunamureka kumusubiza ni ibintu bisa ibyo byo ku bakobwa bose waje ukumva gutesheje la tete agutesheje umutwe nta muntu hantesha umutwe kuko njyewe akenshi iyo nabonaga inzira umuntu ari gucamo acaga mu yindi edubure n'ubu washatse ufite umugabo ntabwo bibaho ugasanga nk'abantu baracyakwandikira kandi ugasanga n'abagabo hari igihe umuntu akwandikira mu by'ukuri ntabwo ntushobora kumuha umwanya wo kugera aho ibyo bintu yabikubwira ariko hari igihe umuntu akwandikira bitewe n'uburyo ari kukwandikiramo imvugo ari gukoresha ukabibona ko ari nk'aho agana nyine ibyo nkubwira hari ukuntu uhita uca mu nzira zihabanye neza hari ukuntu kupa connection ntiwongere kuvugana nawe ushobora nyine ni uburyo bwinshi ibyo njye ntabwo bijya bimberaho ikibazo kuko ntekereza ko n'umukobwa utazwi ibyo bimubaho ibyo bimubaho ahubwo nyine ngiye kuba ikintu cyose nkoze kiri hariya bagombe bakivugeho bagombe bakigireho nyine ntabwo mbikunda nibyo bimbangamira mba numva nyine nakabaye njye ubuzima bwanjye bukaba njye aho niba hari aho nagiye ni njye natashye ni njye nabyaye ni njye nagize ibyago nyine byose bikaba njye apana kuvuga nyine rimwe na rimwe ari naho biba bishobora no gukomeretsa n'umuryango ibyo nuko wenda nta nkuru mbi nkunze kuvugwaho nta n'iramvugwaho ariko uhita utekereza nk'ukuntu ikintu cyiza ari n'igihuha kikaza kigahita cyitura aho ngaho uhita wibaza nk'umuryango w'abo bantu kandi ni ukubera ko wamenyekanye rero ntabwo kwamamara simbikunda nyine bampitishije muri iyi saha narekura nkavuga nti sinema ndayikunda ariko ndayirekuye kubw'iki kintu ariko nararangije kugeramo wabaye iwacu nyine uri w'abanyarwanda bose ubu iyi saha na Miss Jojo nta ndirimbo aheruka kukugira ariko iyi saha ubagize ikintu twahita tubona n'ejo bundi nabonye bamuvuga na Bwiza kandi ni uwa kera mbwira rero sasa rero byanze kunze mu kwamamara harimo challenge harimo ibyiza harimo ibibi nake kantu keza uboneye mu bwamamare ikintu cyiza ni uko hari amahirwe ubasha kubona undi atabona hari ahantu ushobora kunyura undi atari kunyura cyangwa aho ukomanze bikoroha nicyo kintu navuga ngo cyiza nk'ubu ni urugero iyo nza kuba ntazwi ntageze nkina filime nta muntu nzi nkaza nkicara hano nkavuga nti mfite filime yanjye muze muyirebe sintekereza ko byari kugera ku rwego bashyigikiyemo ni byiza hari ahantu ugera ugasanga serivisi irihuse cyane kubera ko umuntu ari kugufasha arakuzi ikintu cyose washaka gukora iyi saha nka bizinesi nashinga iyo ari yo yose yakumvikana vuba kuruta undi muntu utazwi basi wigeze kumurika mu rukundo hari umuntu ungana ariko utarakomeretse baba cyane ni gake ariko ntabwo ari cyane ntabwo ari cyane gake se byabayeho n'iki navuga ngo cyakuzonze ku buryo ujya unavuga uti umukobwa umusore umuntu uwo ari we wese yagakwiye kwitwararika gutya njye rero ntabwo navuga ngo narakomeretse cyane kuko ndi umuntu ukunda ariko uzi no kurekura no kurekura urakunda nkanarekura mbese byose biri ku rwego nkunda cyane nkanarekura cyane rero njyewe umutima wanjye nawurindaga gukomereka cyane kuko iyo buriya umuntu muri kumwe uramubona ahinduka gake gake umubona ahinduka gake gake umubona ntabwo ngiye ntegereza kuzababara cyane rero ahubwo ndemera nkaza kubabazwa na rwa rukundo aho ariko nkarekura nta muntu nigeze mvuga ngo arankomerekeje cyane njye nakometswaga n'urukundo namukundaga ariko nabirangije tuvuge niba mbibona ko wagiye sindi butegereze kuzababara cyane ndakusezera nsigare mbabaye ndira kuko nyine ntabwo nagukundaga ndekuye kuko umutima wanjye sindakurekura ariko relationship ndayirekuye rero ugasigara ubabaye kuko kubera ko nyine wari ukimukunze wari ugeze
ariko gutandukana nawe nabirangije kare nk'abantu mwigize gukundana harimo abakubwira ati pasura umugome kubera iki udusezeye mu rukundo twe tugeze wenda haryoshye kabone n'ubwo nakoraga amakosa si ubwo buryo wagakwiye kunsezereramo abantu ibyo byo cyane byambaye kuko ndi umuntu utapfa ku ibintu nyine ibintu bibonera uburemere bwabyo byamaze kuba too much kuko iyo bikiri bitoya cyangwa ntabwo nabyita bikiri bitoya iyo bitarandenga ubu ubona nta kibazo ushobora kunkorera ikintu kuko bino bintu ntabwo ari byiza nkabikubwira nanaseka kugira ngo nta nicyo bintwaye cyane 2 3 4 5 iyo byageze ku rwego rero rwo hejuru birangiye no ubwo ko byoroshyaga kuko ntago nzi gusara ngo mbivuge wenda mu buryo bubi cyane iki ku buryo bibone ko biremereye nabivuze nseka ukabyoroshya ukazisanga rero byari biremereye rero abantu benshi ngo uwo twakundanaga yatunguka no kuvuga nyine ni nk'ikintu kije kikamwitura ntabwo yigeze abona Pascaline warakaye cyane ngo mwereke ko ibintu byamurakaje cyane ahubwo akaza gushiduka abonye Pascaline usohotse ntabwo wamuhemukiye ntabwo nabaga muhemukiye ahubwo warning naguhaga warning ariko sinyiguhereze mu buryo bubi direct moya nkayiguha mu buryo buri direct ariko sinyiguhereze mu buryo bubi hari umuntu ushobora kuza agasara mukagukarakara akakubloka mugaserera nicyo umuntu rimwe na rimwe bashaka kugira ngo bimwereke abone ko biri serious nje rero ntabwo ari kuryo meze ubundi igihe cyose ntarumva ko bikabije ngo ndekure nkora numva umuntu ari umuntu mukuru yumva afite ubwenge yumva niyo nkubwiye ngo bino bintu si byiza simbikunda kuki ushaka ko se duserera kugira ngo ubone ko biri serious message yatambutse ari igihe umusore akenshi iyo ashaka nko gukatira umukobwa yicisha ku ruhande ugasanga atangiye kukubwira defo zibaho n'izitabaho aho ngo niho ufatira icyemezo wowe ukavuga uti no ntabwo njye urumva deja iyo nicyo abakobwa rimwe na rimwe tugira ukabibona ko umuntu ari kugenda ukanga kurekura ariko niba nga kurekura se nawe uzamubuza kurekura njye rero ntabwo nategeka urumva umuntu ugeraho agushakaho impamvu aba yaratangiye gukwereka ibimenyetso mbere ukanga kurekura ayageraho rero yabona wanze kurekura akavuga ati gacaka izindi nzira camo agende njye rero ntabwo ibyo nabitegereza ntabwo aho wagize ukicuza icyemezo wafashe ariko tubwize ukuri kuko ntabwo nyafatiye icyemezo mu marangamutima ibyo wabyize ryari ntabwo navuga ngo nabyize ni ibintu biba mu muntu nk'uko nabikubwiye mu gihe gikomeye cyo gufata ibyemezo sibyo niho hantu rimwe na rimwe niyo nabahagarara nsigaye ndi umwe njyenyine wumva ibintu gutyo nkabikora ariko ntibijya bintungura kuko ntabwo njya ndeba uyu munsi sindeba n'ejo niba ngiye gukora ikintu cyane iyo ari icyemezo gikomeye ndeka uyu munsi nkareka ejo nkareka imyaka 2 nkareka 3 nkareba nko mu myaka 5 icyo kintu ntabwo nzakicuza rero iyo maze kureba ko hatangira kubona utuntu nshobora kuzicuza mu myaka 5 ndabireka rero nicyo kintu kimfasha kuba nkicuza ntabwo njye biragoye wenda ikintu nshobora kwicuza ni ikintu kiri rusange kitareba njye tuvuge ni ikintu kirimo njyewe n'umuryango wanjye wenda kubw'inama zanjye cyangwa kubw'igitekerezo cyanjye ntagombaga gushyira mu bikorwa uko ngishaka twagombaga gushyira hamwe nk'umuryango ikintu ntikigenda uko twabishakaga kuko nagombaga kubikora twese twagomba kubikora aho ngaho ushobora kwicuza ariko nanone ntabwo ari icyemezo uba wafashe nkawe wenyine umuryango uba wagifashe ariko icyemezo nafashe nkanjye ngewe Pascaline ntaho ndagira ngo nkicuze ntabwo ujya ukicuza ni nk'izihe defo navuga ngo wangaga reka mvuge ngo wangaga ko uyu munsi uri umudamu ufite umugabo ni izihe defo wangaga ku basore cyangwa ni n'izihe defo wangaga ku bagabo kuvuga uti uyu muntu ntabwo akomezanya na Ingabire Pascaline afite izi defo icya mbere no mu buzima busanzwe usibye no ku mugabo gusa nanga ikinyoma pe njye n'ikinyoma turi kure nanga ikinyoma ikindi ntabwo nakundaga umuntu utumva muri karite nkunda cyane ku muntu uwo ari we wese nkunda umuntu wumva ko nanjye ndumva sinumva impamvu rero njye naba nkumva bibe mu mafuta meza ate bibe muki nkakumva ariko wowe ntunyumva nangaga umuntu utumva
nkanga umuntu ubeshya nkanga uretse n'ikihe kindi ndumva ari n'ibyaha nini cyane n'umuntu udakora utari umukozi karite navuga ngo nziza zanatumye uvuga uti uyu mugabo muhisemo abaye uwanjye ni nk'izihe kumva nkuko nabyangaga nyine kumva ikindi ntabwo nakundaga umuntu ukomeza ubuzima cyane nyine ibintu bihora ari intambara kuko isi bifite byinshi bizadukomerera rero iyo ubana n'ubuzima bwa buri munsi n'umuntu ubikomeza cyane uravunika ntabwo yakomezaga ubuzima kumva ndumva ari ibyo ubundi kwa kundi nyine wumva umuntu umukunze pe kabisa nk'umugabo uramukunda cyane nyine ukumva uramukunze handi mu buryo utasobanura utavuga ngo ni iki ABCD ariko ukumva uramukunze ukibona uriya musore ataraba umugabo oya ntabwo nkimubona ntabwo nkimubona wese umukunda ako kanya oya okay twabaye nk'abakoranamo ahubwo byaki ko tugenda twegerana nyine mbona character ze oya uko nagendaga mbona character ze nibwo namukundaga kuko nkuko nyine urumva nk'ibyo bintu nyine kumva ukabona uburyo yumva abantu uburyo aca bugufi nyine rero yagendaga uko dukorana ngenda mukuriye kuri wa munsi uvuga uti ewa mutipe ni nk'agaki yego ibyo byose birahari kumva guca bugufi ariko akantu kagukuruye ukavuga uti uyu muntu ni agaki muri rusange ni ibyo gake ni ibintu byaje gake gake uko tugenda dukorana ngenda mbona character ze gake gake nkagenda mvuga ni sawa iyo zakomanyije amahembe mugenza gute baravuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe iyo byagenze gutyo mu rugo rwanyu bigenza gute okay usibye ko navuga ntazibana zidakomanya amahembe ariko navuga ngo nkuko nabikubwiye ndumva kandi nawe arumva turaganira bigakemuka communication igitwa Pascaline Ingabire nishimiye kuganira nawe ku tuntu twinshi cyane dutandukanye ku buzima bwawe twajya tuvuga ku tuntu dutandukanye two mu buzima bwawe butandukanye sinema n'ibindi binyuranye kuko twifuzaga kumenya Pascaline Ingabire tubona kuri televiziyo tubona mu mafilime atandukanye ni mu ntoki turakumenya